ngo ibyaha nibyo bisenya umuryango. Ushaka gusambana umuryango ugasenyuka, ushaka kudahahira umugore umuryango ugasenyuka, ushaka kuvuga nabo ukahurana umwaga umuryango ugasenyuka. Kuko abantu umuryango ubundi abahanga bavuga ko ari paradizo ntoya, ntago muri paradizo habamo induru. Ikintu rero gisenya umuryango nyirizina ndumva nta narenze ibyo ngibyo bitandukanye. Nahanjye nawe kugira ngo dusenge Imana cyane dukubitiye imyuka y'imbaraga. Ubuhanuzi bw'ubushize Imana yanyeretse kuna abadayimoni bahagurutse bakorera mu myuka y'abarozi. Iyi myuka y'abarozi ngushyira abantu ku musozi. Cyo gihe nari maze iminsi ndi gusengera abantu bampaye ibyifuzo. Ndasenga ndabango ariko se Imana ko bagusenga kuki utabasubiza? Waravuze ngo ni musenge nzabumva. Urumva? Muntu abaze ndabatabara. Njya kuririra Imana ndayiririra irangije itimihishurirwa ry'imisozi ibiri. Inyereka ko hari abantu banitswe ku musozi n'abarozi tukaba tubeshyera Imana. Kandi aba bantu ntabwo babizi ngo babisengere. Nicyo kimbabazi. Nge nasenga pe. Njya kubica kuri Yakobo yaravuze ngo umuntu ntiyaba umunyedini ariko ntabashe kugenga ururimi rwe. Iryo dini ntacyo rimumariye. Divorce ariko navuze ko divorce ituruka mu marangamutima yacu no kutihanganira ibintu. Buriya ntabwo ubushobozi bwo kwihanganira ibintu tubufite. None se divorce hari igihe abantu bajya banarenganya abantu bashakanye bakadivorce ugasanga itorero rizi ko divorce ari icyaha mu ijambo ry'Imana. None ugasanga umwe wamubangamiye. Hari hakwiye no kubaho urubanza hagati y'itorero n'umuntu. Umuntu yasambanye yenda yananduye virusi itera sida, ndabana nawe. Cyo ni icyambere. Umuntu usenya imiryango ni dayimoni na satani. Nibo bantu satani niwe wahangaye abana babiri. Mujya kuvuga rero akajya kuvuga nago bagomba guca imanza. Ese uraca imanza wowe uruhuye? Turi mu masiganwa. Ntabwo turarangiza urugendo. Aho yasitaye niho wasitaye. Narababwiye ejo bundi ngo umuhanda urimo za dodani kandi mu muhanda abamo n'impanuka nyinshi. Rero ntago uruhuye se wo kujya guca imanza. Ngende uwuhe se wo kujya guca imanza. Nzibiri imbere binyiteguye ari intambara ndwana nazo. Uretse Kristo ndi mundwanirira ngewe nduhuye. Nukuvuga ngo rero yo hahagurutse ukajya guca imanza ngo abasambanye, ukajya guca imanza z'abibye, ukajya ngwino ubwiriza abanyabyaha, wa mujura wihana ibyaha, wa musambanye wihana ibyaha. Mubiri wawe n'urusengero rwa Kristo ariko wijya guca imanza. Nujya guca imanza urabuhagaze mu mwanya utari wawe. Reka tubasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana. Aho muherereye hari abari mu Rwanda birumvikana, hari n'abandi bari hanze cyangwa se baba diaspora inshuti zacu. Mwese turabahaye ikaze mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Hanyuma kandi tunabwira aho ushobora kubabaye urwaye cyangwa se unaniwe birumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukubwira ko ibyo urimo atari ryo herezo ry'ubuzima. Ejo hawe ari heza kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Ndagira ngo rero wihanganane n'abandi bababaye, ariko tukubwire ngo uri umukandida w'amahirwe bitewe n'uwo uyu munsi. Iyo ubabaye ejo haba hari ibyishimo, ariko iyo wishimye ejo ushobora kubabara. Ni ukuvuga ngo rero ikizakurikira igihe urimo kiragaragazwa n'icyo urimo uyu munsi. Rero nagira ngo nkubwire ngo ukomeze kugira ihumure. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, turi kumwe n'umukozi w'Imana mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Ariko mbere yuko wenda twinjira muri gahunda y'ikiganiro tugiye kuvugaho uyu munsi, ndagira ngo n'ubundi abanze abibwire. Karibu. Murakoze, muranyihanganira narwaye amagripe. Amazina yanjye nitwa Maria Aimée Shadia. Ndumubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo. Nanjye ndi mu bari muri urugendo rw'Isiyoni. Nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri b'abahungu n'abandi benshi ndera. Imana iduhana umugisha. Yesu aguhe umugisha Shadia. Rero mbere yuko twinjira mu kiganiro n'ubundi wadushyira imbere y'Imana. Abakunzi b'irembo ryera bongira ngo ubakwakiriye baguhaye ikaze cyane. Wadushyira imbere y'Imana ubundi tukinjira mu kiganiro. Uwiteka Mana nziza Jehova, izina rya nishirwe hejuru. Turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya umpaye. Imbaraga zawe ziganze ku buzima bwanjye. Cyo twanze n'imyuka y'umwijima ya satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubutware bwawe ku buzima bwacu. Nyemerera ururimi rwanjye rukoreshwe nawe kandi ukomeze kungirira neza. Nkweretse n'abagiye gukurikira kino kiganiro aho bari hose ku isi, abatameze neza uborohereze, bafite ibibazo bitandukanye bagirire neza kandi ukomeze kuturindira mu buntu bwawe. Ubwo Kristo agiye kuza
Imana azasange twese tumwiteguye kandi turi mu ruhande rwe. Hallelujah. Tugirire neza ariko kuri Imana yera, reka icyubahiro cyari icyo kiganza mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Shadia tubahaye ikaze nk'uko twari tumaze kubivuga, ariko ubundi iyo bavuze imboni y'umuhanuzi nka Shadia yumva iki? Kuko nawe ndabizi ko uri umuhanuzi. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo imboni y'umuhanuzi bisobanura byinshi, ariko wenda ndavugaho bikeya. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi w'Imana abona ibyo mutareba. Umuhanuzi w'Imana aba afite message zitandukanye. Ikindi imboni y'umuhanuzi navuga, umuhanuzi w'Imana aratumwa. Hari ibyacu bwite, hari n'ibyo tuba twatumwe kuri mwebwe kugira ngo Uwiteka Imana avugane n'abantu bari mu isi muri rusange, cyane cyane abanyarwanda n'abarundi. Nibo Imana ikunda kudutuma. Sinzi nimba ariko dukoresha ikinyarwanda cyane. Ari ururimi rumwe. Ururimi rujya gusa. Yego. Abo rero icyo nicyo utekereza nk'imboni y'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi ikindi ni ukuvuga ngo turi mu bihe by'imperuka, turi mu bihe Satani akora cyane n'abadayimoni ndetse n'abakozi ba Satani. Rero nk'imboni y'umuhanuzi mba ndi kureba ikirere uko kimeze, connection y'ijuru n'iy'isi n'iy'Imana birahura, ukareba ukavuga uti se ibi bintu bimeze gute, ikirere cy'isi y'umwuka umuntu arakibona gute. Rero nk'abantu tuba twahagurukijwe muri uno murimo w'Imana, nanjye njya nkunda kuvuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha Uwiteka arantoranyije ngo mbe inshuti ye, kandi arambwira ngo genda ubwire bari abanyabyaha nabo baze bagaruke ko ndabakeneye. Rero njye mba ndi mu kazi, ntago naje kwiyamamaza cyangwa se kwigaragaza. Umuntu yabivuga uko abishaka, yabivuga uko abitekereza, ariko cyo tuzi cyo nuko hari engagement y'Imana wahawe iguhagurukije. Urafite ubutumwa nk'ubwa Ezekiyeli mvuga n'uwo muri Bibiliya, wabwiwe ngo genda uhanurire amagufwa yumye, uyabwire amere gutya amere gutya. Muri iyi minsi ubuhanuzi ufite ni nk'ubuhe? Murakoze cyane. Imana ikomera umugisha. Nari mfite ubwoba ko utari nk'umwanya. Uri umuhanuzi afite ubuhanuzi ameze nk'umuntu utwite uri kubise. Reba rero umuntu uri kubise kumubwira ngo wibyara ntago byakunda, aba akeneye kuruhuka. Ubuhanuzi mfite bwo muri iyi minsi rero, Imana iri kumbwira ngo abantu nibategure igihe cyabo mu mikorere yabo bakore, ariko ntibibagirwe nuko urupfu rubategereje, kandi ikeneye ko abantu bajya mu gitaka baramaze kweza imitima yabo n'imibiri yabo. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu barimo bararangara bagapfa barimbutse. Turi mu bihe byo kutarangara, turi mu bihe mbese byo kutagira amarangamutima cyane, ahubwo tugakoresha ubwenge. Rero Imana yagiye imbwira ibintu byinshi muri iyi minsi, ari naho nigeze ntanyumbutsa ubuhanuzi. Hari impfu nyinshi zigiye kuba mu gihugu, kuko Imana yama igice kiri mu byahishu igice cya 14, guhera ku murongo wa 6 n'uwa 7 kumanuka ku murongo wa 15, marayika ari kumbwira ngo ari kwahura imihoro. Yahura imihoro, hari ibisarurwa bigiye gusarurwa muri iyi si. Rero abantu nibeza imitima yabo. Ikindi Imana irambwira ngo nimbwira abantu bishyura amadeni. Hari abantu bari inyangamugayo, ariko abo bantu bagenzi babo barabambura, babambuye nabo bajya kwambura. Bivuze ngo rero buri muntu wese ufite umwenda agerageze yishyura amadeni. Icyo kintu na Imana yakimbwiyeho. Imana irongera irambwira ngo mbwira abantu ngo yabahaye impano nyinshi zitandukanye, ngo ariko abantu ntibashaka gukoresha impano yabahaye. Irambwira ngo uwaririmbaga nanabwirize, uhanuraga nabwo naririmbe. Ni ukuvuga ngo impano twahawe z'Imana ntabwo ari zo kwicarana, kuko Satani n'abadayimoni yamaze gukoresha imyuka y'abarozi, arimo arangiza isi. Imana iri kumbwira ngo nimbwira abantu ngo bakoreshe impano zabo neza. Niyo mpamvu uzasanga Shadia uzambona muri byinshi nge namaze kwisobanukirwa. Haleluya. Amen, amen. Yesu aguha umugisha cyane kwisobanukirwa, kandi bigatuma ukoresha impano ndetse n'igihe, kandi nuko amaze kumenya ko igihe ari kigufi cyane ngo ducunguze uburyo umwete ngiye n'ikigufi. Ubu ibintu ubona biteye abantu agahuge biri gutuma bahuga ku buryo bakwirengagiza Imana ni nk'ibihe? Ikintu cya mbere nabonye kigoye ni ubuzima turimo bwo muri iyi si. Buraruhije, abantu turakennye, turashonje, hari indwara nyinshi zitandukanye, abantu bahugiye mu kwiganyira, kandi ijambo ry'Imana kutubwira ngo ntitukiganyire ko dufite Yesu, sibyo? Icyo ni icya mbere. Abantu duhugiye mu gahinda cyane, kandi nyamara umara agahinda ni Kristo arahari. Abantu dufite Yesu, ariko ntabwo dushaka umutunga mu mutima. Icyo ni ikintu cya mbere nabonye, abantu duhugiye
duhugiyemo. Ikindi turi kureba ibitagira umumaro, turi mu bintu bidafite gahunda, turareba za movie zitandukanye, uduseri ni twinshi, inkuru ziri trendi. Mana mbanje no kubiseguraho rwose, mutangire iki kiganiro munagisoze, kuko dufite ikibazo cy'abantu ngo badashaka kumva ijambo ry'Imana. Yabibona agahita avangwa ngo ni iby'abahanuzi, ni iby'iyi minsi imeruka apu, ibi twarabihaze. Mwarabihaze, murabihaga mujya he ko ari byo byacu, ari byo biryo byacu by'umukristo. Ibiryo by'umukristo ni ukugaburirwa ibintu by'ubugingo, ntabwo ari iby'umubiri, kuko iby'umubiri kuva na kera iyi si yamye igoye, ariko iby'ubugingo nibyo tumaranira cyane. Rero abantu nibashaka iby'ubugingo kuruta gushaka iby'umubiri, kuko babonye iby'ubugingo na Kristo aragutunga. No kuvuga mu by'ukuri abantu ubona ko bahuza ameze nk'abahugiye mu gushakisha imibereho y'isi, gushakisha imibereho, ariko bakirengagiza ko n'igihe cyaba ari kigufiya, ni kigufiya. Nk'ubu ngubu twajyaga turimba tuvuga ngo umwami ageze ku irembo. Iyi Bibiliya nsoma twayisomeye kuva kera, baravuga ati maze imyaka irenga 1000. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu babimenyereye, bavuga ngo imperuka ntizaza, nyamara Imana yarambwiye ngo mbabwire ko imperuka iri kuzira umuntu ku giti cye. Hari urupfu, urupfu rero ni imperuka y'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari igihe upfa ugapfa nk'umukiranutsi, icyo gihe tukwita ko wasinziriye. Hari n'urupfu rwo kurimbuka, ugapfa uri umunyabyaha, icyo gihe uzarimbuka. Ni ukuvuga ngo rero abantu nibite ku rupfu rwabo. Nkunda kuvuga isomo riri muri Mariko igice cya 13 uhereye ku murongo wa 35 ukageza ku murongo wa 37, haratuburira ngo tugire gute, tube maso kuko tutazi igihe nyir'urwo azazira. Nshuti zanjye bene data munkurikiye, ndimo ndavuza impanda, mube maso kuko Kristo ntago tuzi igihe azazira. Ahari yaza none ahangaha, yaza bugorobye, yaza mu gicuku, yaza umuseke wenda gutambika. Nahanjye nawe kugira ngo rero tube maso kandi dukiranukira Imana, kandi twite ku bintu by'umumaro kurenza ibintu bidafite umumaro. Murakoze. Urebye Satani arafite iyamamaza butumwa bubi. Icya Satani kiri kugenda kizamuka, ariko wajya no ku rundi ruhande ugasanga hari abakozi Imana bari kucyogeza. Nk'imbo niyo umuhanuzi ubibona ute? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo Satani afite isi, kuko murabizi ko ijuru ngo ryarishimye ngo isi gushishana, ngo ubwo Satani atumanukiye ngo afite umujinya mwinshi kandi ngo aziko asigaje igihe gitoya. Ni ukuvuga ngo rero uyu mujinya dufitiye ntabwo awutwereka, ahubwo akoresha ibintu by'ubweskoro. Hanyuma rero Satani irivuga butumwa ari gukoresha ubu yahagurukiye abana b'Imana, yahagurukiye abavuga butumwa, yahagurukiye abantu bakora imirimo myiza, yahagurukiye abahanuzi. Mbese ntabwo azanatworohera, kandi natwe ntitushaka kumworohera. Noneho aho bigeze ahangaha ni uguhaguruka abahanuzi, abavuga butumwa tugahaguruka. Nakubwiye ngo Imana yaduhaye impano nyinshi, yavuze ngo mwivuga ngo ndumuririmbyi, uraririmba muri korali nibyo, ariko dutangire dufate Bibiliya, dufate Bibiliya duhangane na Satani, turamukandagira mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo rero arimo arasiga umwanda abakozi b'Imana. Iyo niyo gahunda afite mu guhaguruka kwa Satani. Mu by'ukuri agira ko uyu munsi turi kubona abo twita ko bavugaga ubutumwa bwiza ari nabo nanone bamuvugira. Turaza kumenya turiwe duhanganye nande. Narababwiye ngo abantu bose bazi kurya umuceri. Umuceri we vanze n'umucanga bigenda gute? Umuntu arawuyungurura. Ni ukuvuga ngo abantu bafite umwuka w'Imana n'amaso y'umwuka bamenya gushungura. Kandi ishungura ry'umwana ufite Imana, ufite umwuka wera, amenya umuvuga butumwa nyakuri, amenya umuhanuzi nyakuri. Ese ubuhanuzi bwawe urabuherekesha iki? Ni imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo nimba uri umuhanuzi, rinda n'ubwo buhanuzi bwawe. Nzajya guhanura njye kuba bakazitereyemo, nzajya guhanura njye kuvuga ibindi bintu bitagira umumaro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dupfusha igihe cyacu ubusa kandi ari ingenzi. Ni ukuvuga ngo rero bene data, banza umenye ngo abantu bari guca imbere yawe ni abahanuzi nyakuri bakazitereyemo. Basomera isomo rimwe se mwambabara nkaribasomera. Murakoze cyane. Iryo somo riboneka muri Zaburi igice cya 15 umurongo, yenda ndahera ku murongo wa mbere. Zaburi igice cya 15 mpereye ku murongo wa mbere. Zaburi ubundi igira iyi Zaburi igira 50 yonyine, ako nibura ninde uzaguma mu ihema ryawe ryera? Ni ikibazo turi kubazwa. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nabyo ni ikibazo. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeshya abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo
abeshesha abandi ururimi rwe, ntabwo agirira mugenzi we nabi, ikindi ntashyushya inkuru y'umuturanyi we. Nawe reba mu bahanuzi bagutambuka imbere, urebe mu bavuga butumwa bagutanga imbuka imbere, ese ntibaba bashyushya inkuru z'abaturanyi babo? Ahubwo ikibazo gushyushya inkuru byo banza niwo muhamagara, ubundi Imana bayahamagara avuga ntabwo barara abahanuzi b'Imana, kandi nimba bazi ko bakunda Imana koko bamenye ko baba baravangiwe na Satani ari kubakoresha kugira ngo bakubita abavandimwe babo mu buryo bw'umwuka bitwa ba Kristo. Hari ikintu rero abantu bankurikiye bazi neza, hari kuba umukristo. Kuba umukristo nabigereranya no kuba umunyedini. Iyo uri umunyedini uba wumva ko ari ugukaraba ku cyumweru ukajya gusenga ugatanga n'ituro n'icyacumi, ariko kuba uwa Kristo indani, hari indirimbo najyaga ndirimba ivuga ngo Yesu umwami w'abami ngwino ube muri jye. Yesu iyo ari muri wowe uba uri uwa Kristo, ariko Yesu iyo atari muri wowe uba witwa umukristo wo kwizina gusa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bitwa abakristo bo kwizina bakeneye kuba ba Kristo nyirizina. Rero uriya muhanuzi cyangwa uriya muvugabutumwa nabanza areba avuga ati ariko iyi nzira ni iyanjye koko, cyangwa narayobye Satani arimo arankoresha bunyi babyita buhoro buhoro niko amutwara, akagutwara buhoro buhoro, wozi ko uri gufasha abantu nyamara bagukurikiye imbere ni abakristo wenda batanakomeye mu buryo bw'umwuka, we wari umuhanuzi, bakavuga ati se uhanura nanjye ko mbona ntawe dutani. Uzi ko hari n'umuntu uba utaranakizwa aba atakora biriya bintu abantu bakora, akaba atatinyuka kujya imbere akamera ngo avuge umuvandimwe cyangwa umwene se. Nigeze ntanga urugero rimwe, ndavuga ni iyo ndi kuvuga umuntu buriya mvuze umugabo twabyaranye mba nivuga, mvuze umuryango wanjye mba nivuga, mvuze n'uwo twakundanye mba nivuga. Bitandukanye no kujya kuvuga amazina y'abantu ku masosho media nkayo ndimo ndabona bari kugenda bavuga. Ni ukuvuga ngo rero bagomba gutandukanya imihamagaro. Udukurikiye nawe arabibona, rega buriya tubwira abantu bizi, tukabwira abantu bafite ubwenge. Mu by'ukuri aba bantu hari igihe uyoba inzira, ariko kenshi iyo utari wagera ku musozo waho igarukira, hari igihe utamenya ko wayobye, uhora babwira ko uri mugenda. Aba bantu b'abavuga butumwa ko bavuga ibyo bavuga byose, niyo yaba ari gusebya agashyiramo Yesu we ubwe araza kumenya ko yayobye ryari, n'abamukurikiye baraza kuvumbura ko yayobye bate. Ka kayunguruzo kayungurura wa muceri n'umucanga. Ikintu rero bagomba kumenya, reka mperenda ku bavuga butumwa, bazi isomo riri muri Yesaya rivuga ngo nkuraho urusaku rwawe n'indirimbo zawe z'urudaca, kuko imirimo yawe namaze kuyigaya, ngo nasanze ibyo ukora bidahuye n'amagambo uvuga, ngo ninda kubwiye kuza kundibatira urusengero. Ni ukuvuga ngo ibyo uvuga n'ibyo ukora birahabanye. Ni ukuvuga ngo Shadia nimba mvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, ugasanga behind ya kamera ibyo nkora birahabanye, nge ndi umwana wo kurimbuka. Ni ukuvuga ngo nabaye icyapa kiyobora abagenzi bakitambukira. Rero bashuti zanjye, mumenye gushungura nyine, mumenye ko hari ibyapa biri ku nzira. Icyapa rero kirakuyobora wowe ugakomeza ukigendera. Ntimuzagushwe n'aba bavuga butumwa bameze gutya cyangwa bitwa bafite ino myitwarire. Hanyuma rero wowe uri kunkurikira, ushobora iteka mu mutima wawe ukunda Imana, ntabwo waza kuri kamera y'Irembo Ryera udakunda Imana. Iyo ukunda Imana rero ukora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu tugeze mu gihe cyo kujya tunenga, tukanenga ibiri gukorwa n'abitwa abahanuzi, ibiri gukorwa n'abitwa abavuga butumwa, ibiri gukorwa n'abantu. Mbese biratangaje kuba uri kuvuga ngo ndi umuhanuzi ugahanurira amahanga, warangiza ukaza no guhanura umuntu ku izina umusebye, ukamusebye. Hariho abantu benshi batekereza ko baba bafite ishyaka ry'ukuri cyangwa ry'ibyiza, bakumva hari abantu bameze nka Petero. Urabona Petero yagendanye na Yesu, ariko bagendanye bahura n'ikibazo, bahuye n'ikibazo akuramo inkota arayikata, nyamara yumvaga agiriye neza Yesu. Yego. Yesu arangije afata kwa gutwa agusubiza, arambwira ati warwanye intambara agenda ari kurwana rwose, iyanjye ntago itemana, none ngiye ngusubijeho. Petero ararakara, ngira ishyaka ryo kukurengera. Rero aba bantu benshi basebanya kuba bameze nk'abantu bagaragara, bavuga ko bafite ishyaka ryo kugira ngo bagaragaze ngo ukuri, bakigira abacamanza. Bibiliya bashobora kuba barayisomye bakabona igihe cyageze cyo guca imanza. Ntabwo igihe cyo guca imanza, nta nubwo guca imanza bitureba. Njya mbwiriza ubutumwa bwiza,
abantu bakihana ariko buri muntu iyo yihanye ntabwo bari ngewe utumye ahinduka ni Kristo uba wamugenzeho akavuga ati maze gutega amatwi ijambo ry'Imana uratsinzwe ihane ni Yesu uza akamuzaho rero aba bantu nabasomera Petero wa mbere igice cya 4 yenda ndahera ku murongo wa 3 muranyihanganira ngo kuko igihe kizaza kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nkeya nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo noneho murongo wa 4 ukavuga ngo basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo mu gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya wumvisha ko kano basigaye batangazwa nuko tudafatanya nabo mu byo gushayisha urumva noneho bakabona nta bukubaganyi dufite bakadusebya umurongo wa 5 yongeye gusubiza igisubizo cy'ikibazo warumbajije ngo nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye nuko ngo ngewe Shadia ntago nemere guca imanza nuri ujya kuvuga rero akajya kuvuga ntago bagomba guca imanza ese uraca imanza wowe uruhuye turi mu masiganwa ntago turarangiza urugendo aho yasitaye niho wasitaye narababwiye ejo bundi ngo umuhanda urimo za dodani kandi mu muhanda abamo n'impanuka nyinshi rero ntago urubuhe se wo kujya guca imanza ngende ubuhe se wo kujya guca imanza nzibiri imbere binyiteguye ari ibintambara ndwana nazo uretse Kristo ndi mundwanirira ngewe ndubuhe nukuvuga ngo rero yo hahagurutse ukajya guca imanza ngo abasambanye ukajya guca imanza z'abibye ukajya ngwino ubwiriza abanyabyaha wa mujura wihana ibyaha wa musambanye wihana ibyaha mubiri wawe n'urusengero rwa Kristo ariko wijya guca imanza nujya guca imanza urabuhagaze mu mwanya utari wawe abavuga bareka kuvuga mbo reka tuvuge Bibiliya itangiriro kugera mu byahishuwe ubu abarewe kubara gutegekwa kwa 2 Yesu abacamanza twari twabageraho ubu se uwamubaza ngo Matayo yari muntu ki yamusubiza Luka yari muntu ki nuko dufite akazi ko kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo dufite akazi ko kuvuga abantu ahubwo jewe jo bundi nandi kubwira abantu Imana yarambwiye ngo uhane ucyahe uteshe uhugure rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 2 nukuvuga ngo nge ndimo ndahana ndacyaha ndahugura ndatesha uko akakuka ndagatijwe isaha n'isaha nava muri uyu mubiri nukuvuga ngo rero bareke dukora imirimo myiza ihimbaza Imana kandi ikindi hari umuntu wigeze kuvuga aranshimisha ngo abajura bivanze n'abanyerondo kuvuga ngo rero nimba abajura barivanze n'abanyerondo abapolisi bakivanga n'abacengezi ntabwo tuzabasha kubitandukanya nahange nawe kugira ngo dusenge Imana cyane dukubitiye imyuka y'imbaraga ubuhanuzi bw'ubushize Imana yanyeretse kuna abadayimoni bahagurutse bakorera mu myuka y'abarozi iyi myuka y'abarozi ngushyira abantu ku musozi cyo gihe nari maze iminsi ndi gusengera abantu bampaye ibyifuzo ndasenga ndavuga ngo ariko se Imana kuba gusenga kuki utabasubiza waravuze ngo ni musenge nzabumva urumva muntu abaze ndabatabara njya kuririra Imana ndayiririra irangije itimihishurirwa ry'imisozi ibiri inyereka ko hari abantu banditswe ku musozi n'abarozi tukaba tubeshyera Imana kandi aba bantu ntabwo babizi ngo babisengere nicyo kimbabazi nge nasenga pe ariko se wowe ushyize hakawe kandi hari abantu basaba Imana urashaka ko Imana ikugirira neza urashaka ko Imana iguhindura amateka ariko se wowe wayikoreye iki urakijijwe wihaniye ibyaha inzika n'inzangano n'amatiku n'amashyari wabyikuyemo wababariye abantu bakugiriye nabi nukuvuga ngo ukenewe kubabarira baguhemukiye kugira ngo Imana ikugirire neza ukeneye kunamuka imitwaro baguhetamishije ikakuvaho kubera ko nawe uracyari umunyabyaha banza wihane wakire Kristo muri wowe numara gukizwa neza Yesu azakuganiriza iyi minsi ni y'ubuhanuzi iyi minsi ni y'amayerekwa mu nzozi iyi minsi ni y'amahishurirwa igihe kirageze ngo mwihane ibyaha Imana iganire namwe Imana ivugane namwe mu nzozi Imana ivugane namwe mu nzira Imana ivugane namwe mu ijambo Imana Bibiliya Imana iri gukora imirimo itangaje irimo iranahetamura abahetamye irimo iravura indwara hari indwara ziri guterwa n'abadayimoni n'abarozi urasenga ugakira hari za diabete zazanywe n'abarozi hari imivuduko y'amaraso yazanywe n'abarozi
iyo myuka wowe gahora ujya kwivuza umuvuduko w'amaraso, umutima uterera mu kirere, nyamara ni imyuka bakoherereza. Ihane wakire Yesu, umubwire ngo Kristo ngwino ube muri jye, Yesu naba muri wowe uzaba muzima. Birashoboka kuba wambaza ngo se wowe ntabwo warwara. Ntarwara kuko muri iyi si tugomba kuhura n'ubu buzima, ariko hari indwara nyinshi nagiye kubona, nigeze nsenga mbona hari abantu bari gukira indwara benshi cyane. Nuko ngo hari indwara ziri kuzanwa n'imyuka mibi. Nahanjye nawe rero kugira ngo twihane, uvuga uti nsinzwe n'urubanza, reka nemere Kristo mbere umuyobozi w'ubuzima bwanjye, n'indwara zirakira mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ubutumwa ariko burakomeye. Icyo gusa nsindagiyeho cyane ku irembo ryera abadukurikiye, abantu be gusenyana muri uyu murimo bitwa ngo nabavuga butumwa, bariya n'abakozi ba Satani, ntabwo natinya kubivuga. Cyangwa se ushaka kuba utari umukozi ariko uyu munsi akakwitiza akakugira igikoresho. Ashaka kukugira igikoresho rero ntubimenye, ntunabisobanukirwe. Niyo mpamvu mbwira abantu bakunda kujya kuri YouTube cyane cyane abavuga butumwa, bajye basenga cyane kuko baraterwa. Kandi inkoni ukubita umuntu nawe ejo bayigukubita. Cyane. Akako bakamenye, abantu bashobora gukora ibyaha mu buryo abantu benshi ni abanyabyaha, ariko si bose. Ntabwo ari bose. Ariko abantu bagatandukana uburyo bakora ibyaha byabo. Yego. Iyo rero batari bamufata, ntagire ngo we ni umwere. Ntabwo ari umwere. Nuko ahubwo hari amakuru, hari inyigisho njya nkunda kwigisha mvuga ngo igipolisi cy'umwuka kiracyari mu iperereza. Kandi iyo kitari cyatangaza amakuru yawe, ntukibwire ko uri umwere. Yego. Uretse no mu buzima busanzwe, iyo amakuru yawe atari yashyirwa hanze, ushobora kugenda nk'umwere utari n'umwere. Ushobora kugenda ukambara umwenda w'ubucamanza, ariko hari ruswa nawe wariye. Yego. Ariko kubera ko inzego z'iperereza zitari zagaragaza amakuru yawe cyane, ukicara ugaca imanza. Haleluya, nukuri urimo neza. Ukagira ngo ni ibindi. Muri abo bavuga ushobora gusanga hari banywa inzoga, hari n'abasambana, hari n'abakora ibyo byaha bitandukanye. Ariko twebwe icyo turi kuvuga muri uyu mwanya, ariko ubundi ukiri aho ngaho reka nkubaze, ushaka kuba utanywa inzoga, ushaka kuba udasambana, uri umugome bwo ntabwo uri ikihebe cyane. Ahubwo se kuba uri umugome byo si byo byaha bikomeye. Umugome w'umutima ahubwo ntekereza ko ari we mubi kurenza unywa inzoga. Ijambo ry'Imana riboneka mu rwambere rw'Abakora n'igice cya 13 cyose riravuga ngo nubwo navuga indimi zose nk'iz'abamarayika, ngo ariko singira urukundo ntacyo bimaze. Nubwo nabwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose, nafite urukundo ntacyo bimaze. Nubwo naba umuhanuzi, nafite urukundo ntacyo bimaze. Ikindi ndagira mbabwire ngo abahanuzi b'Imana barahari, n'abahanuzi ba Satani barahari. Muzabatandukanyiriza hehe? Ku mirimo n'ibyo bavuga. Ariko ikimenyetso nacyo kirahari, kuko buriya hari amagambo Eliya, turi mu kiganiro mbona y'umuhanuzi, hari amagambo Eliya yakoresheje. Yego. Aravuga ngo sigaye njyenyine, abantu bamutera amabuye bagira ngo yavuze nabi, nyamara ntiyavuze nabi. Yari yabibonye, yabonaga ari wenyine. Impamvu yari yavuga ngo ndi jyenyine, niba bari banahari, ntago bari bahari badatinyutse. Yego. Bari bahari badatinyutse. Uyu munsi natwe dukeneye umuhanuzi utinyuka akanga ibibi, akabivuga, ntatinya abantu kuvuga icyubahiro, kuko abo bantu basebya abandi bafite amatitiri, barayafite, bafite n'amazina akomeye. Ariko dukeneye umuntu umeze nka Eliya utinyuka agakubitira. Eliya arangije aravuga ati rero Ahabu, reka nkubwire, jye sifite n'abashyigikiye uretse Imana n'ishyaka afite gusa. Zana abahanuzi bawe, bamwe bavuga ko bazi kurondora, bazi kwerekwa, bazi kureba bya bintu nyine batekereza ko bareba. Noneho ubazane. Noneho numara kubazana, tugende duhamagara Imana nyamana. Imana izisobanura ibintu. Birashoboka ko nanjye koko naba naravangiwe, ariko barahamagara Imana yabo, nanjye bamagare nanjye iyo nzi iri busubirisha umuriro. Irabiciye urubanza impaka zirangira. Yego. None habajyana hariya. Icyo gihe Eliya ari wenyine. Eliya yari wenyine, nawe ari umushyigikiye, ntamufashe mu mugongo, nawe wari mumubwira ngo komera mwana. Rero ndagira ngo nawe haguruka nka Eliya. Amina. Nubwo nyuma hataba hari umuntu uvuga ngo komera mwana, ariko babwira ati rero Imana twizeye iri busubirisha umuriro, bro. Irasubirisha umuriro. Iyo niyo Mana turi bwize ngo hageze rero ni igihe rero cyo gusenya. Ni igihe cyo gusenya ibicaniro by'abadayimoni, ibicaniro by'abayari ko byafashe intebe. Impamvu ya mbere Eliya byatumye haguruka, dufite udusozi twishi ari two twitwa za YouTube,
yego buri dusozi izire ari amazina y'amacana yose yanyeretse ko ari n'umunara muremure n'umusozi muremure y'ubuturi noneho rero niho bari abahanuzi ngo baba bajyaga kuri buri gasozi kose bagahanura ariko Eliya yahaca akabona ntibari kuvuga iby'Imana aravuga ati reka nkubwire mwigomeza kuyobya abantu niba Imana nyamana nizisubirisha umuriro mbere nanjye nimvuze nti komeza ube nka Eliya amina Imana iguha umugisha cyane ariko hano ubwo nanaguhanura nabibonye urumva noneho ugira ute uvuge ati uvuga Imana kandi uyivuge neza tugikomeza rero muri iki kiganiro umuhanuzi Eliya ari wowe cyangwa n'abandi badukurikiye bafite ishyaka ryo kurwanirira Imana ibyiza barahangana bate n'abantu bafite amazina akomeye abantu bahangana n'abantu bafite amazina akomeye hari ababa bashaka kubashyira hasi kandi barazamuwe n'Imana hari n'urundi ruhande nanone abantu nanone bajya hejuru bakamera nka Nebukadineza Imana ikabacyaha sindamenya ngo uyu muntu ari niyihe mpamvu abantu bafite amazina akomeye aribo bahagurukiwe birashoboka ko babaye ba Nebukadineza babandi bageze hejuru bakashaka kwigira nk'ibigirwamana ico ni icyambere Imana ikabibacyaha ikindi cya kabiri birashoboka ko abadayimoni ba Satani n'abakozi barimo barabona kote y'uruhande rw'abakizwa bakavuga bati umva mufatira nuriya muntu mubanze mumunkubitire hasi mu musiga umwanda n'ibyondo imyanda yose muyimushyirire abamukurikiye babe bake abamukurikiye basenyuka abo yabafashije bibipfabusa tumuhagurukire ugasanga uyu muntu bagiye kumwibasira nyamara uyu muntu ari umukozi w'Imana urumva ese ijambo ry'Imana ribivuga neza cyane ngo iminsi yo kujijwa kwacu yarayirengagije kandi umuntu amenya aho umuntu yakoreye icyaha ko ntamenya aho yihaniye nzi urugero rumwe nigeze kubwira umuntu umwe yigeze kuntungira gatoki arambwira ngo ngumva buriya muntu ngo ni umujura mpita mubwira nibumba umunwa wawe ni umujura arakwibye si ufite isakoshi yawe ntabwo mbese uko umwise umujura aho yihaniye urahazi aho yahuriye na Kristo urahazi ushaka kubona umuntu avuye muri rogi ushaka kubona umuntu avuye muri hoteli ushaka kumubona ari umunyabyaha ariko wowe yihaniye naguhamenya urugero rumwe rwa Dawidi yakoze ibyaha byinshi asambanya umugore w'abandi arangije ayica n'umugabo we ariko igihe kimwe Imana imusanze niwe muntu waboroza ararira arihana nuko ngo rero turi mu gihe kandi cyiza cyuko umuntu abona yaguye mu cyaha akarara yihannye sibyo ese reka ngubwire iyo utsikiye ntuhita ujya kwivuza iyo wavunitse ukumva hari shoke wagize none se uguye mu byondo ntiwiyuhagira nuko ngo hari igihe rero ushobora guhora uvuga ngo uyu muntu nyamara utazi aho yahuriye na Yesu ahubwo cunga izamu ryawe wowe uravuga ngo umuntu ni umusambanyi umuntu yikinishije umuntu y'amavideo yawe yari hanze wowe uri muntu ki nta wagushungura twakuburamo inkumbi wari wageraho ugomba kugera basi se nibura revo yigeze akandagiraho nubwo yanagwa wowe ugeze unanayingayinga wacunze izamu ryawe mbere yo gutokura agatoko mu jisho rya mugenzi wawe ngo banze urebe umugogo uri mu ryawe kandi nababwiye ngo ntabwo twebwe turabacamanza wigize umucamanza ku isi kubera iki abantu batavuga Imana nibo barimo baravuga abana b'Imana abantu bavuga ngo bafite Bibiliya bananiwe kuvuga Mariko na Luka na Matayo n'ibyahishuwe barimo baravuga umuntu igihe turimo rero ntabwo ari icyo ngicyo turimo ni igihe cyo gusamina imitima ushize nigeze mbwira abantu ndababwira ngo umuntu yaguye ngewe Shadia ntegetswe gufata ukuboko nkabwira ngo ngwino dukomeze urugendo ntago turagira tujye intebe y'Uwiteka umwami aracyari ku ntebe y'imbabazi Imana iracyakora ntabwo abantu benshi bakunze kumva icyo kintu cyangwa ngo bacyumve kimwe bafite ukuntu bagira umwuka ubasunika ariko ukabasunikira kuvuga kurenza gukora kubera impamvu nyinshi ururimi rurihuta rurikaraga rurikihuta rukagenda rugakora ariko ndibuka banza ari Yakobo yaravuze ngo umuhanga waba uzi kurinda ururimi ashobora kuzarokora ubugingo bwe bwose cyane ariko abantu benshi bakunze kuvuga cyane hoya wijya kubica kure Yakobo yaravuze ngo umuntu ntaba umunyedini ariko ntabashe kugenga ururimi rwe iryo dini ntacyo rimumariye nta kindi
genga ururimi Ubu rwawe nafashijwe ahubwo rwose genga ururimi rwawe nimba uri umunyedini nimba ubeshya ngo uri umukristo reka tubyemere ko ari n'ukuri garukira aho ngagaruka mu nzira tugende mu rugendo rw'Isiyoni ntago turi mu rugendo rwo gushaka bamwishakira indamu ese urashaka igikundiro mu banyabyaha bazaguhemba uzabibona igikundiro cy'abanyabyaha byo nta ndatekereza ko rwose bazakwemeza uko bashaka kuvuga mugenzi wawe nawe ejo bazakuvuga nta mikino bagira nta kuko hari ukuntu Satani agukurura akakoshya akakwiyegereza akakwereka ibyo ari buguhembe akaguhisha ibyo ari bukwicisha cyane akagenda bakurura abereka ibyiza akaguhisha icyobo kiri ahantu uri buze kurangira uguyemo. Mu kiganiro imboni y'umuhanuzi gutandukana kw'abashakanye ninde muntu ushobora kubigiramo uruhare? Gutandukana kw'abashakane umuntu ushobora kubigiramo uruhare wa mbere ni Satani shefu usenya imiryango ni dayimoni na Satani nibo bantu. Satani niwe wahangaye abana babiri Imana yari yiremeye Adamu na Eva araza ajya kuri kote y'umugore nta mikino afite arahangara bamaze kubyara abana babiri umukuru yica murumuna we nta mikino afite. Icyo ni icya mbere nuko ngo Satani rero wahangaye rura rugo n'urwo wararureba nta mikino afite. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wa mbere usenya umuryango ni Satani. Indi mpamvu ya kabiri ni amarangamutima yacu. Amarangamutima murayumva ndavuze ko amarangamutima atandukanye n'ubwenge. Ubwenge nubwo umwuka wera n'Imana ibutanga buri ubwenge tubuhabwa n'Imana ariko ubumenyi tubukura mu mashuri turarahura sibyo. Unshaka kwicara ukanyigisha Icyongereza nkaba ndakimenye sibyo. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kidusenyera amarangamutima yacu kuko amarangamutima arishima kanababara. Hari igihe amarangamutima atabasha kwihangana. Igihe cyose rero atabashije kwihangana umuntu ajya mu kaga umuryango ugasenyuka. Umuryango rero cyubaka no kwihangana. Hari ikindi rero gisenya umuryango ni ibyaha bisenya umuryango kandi twabonye ko Satani ariwe shefu w'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo ibyaha nibyo bisenya umuryango. Ushobora gusambana umuryango ugasenyuka, ushobora kudahahira umugore umuryango ugasenyuka, ushobora kuvuga nabi ukahurana umwaga umuryango ugasenyuka kuko abantu umuryango ubundi abahanga bavuga ko ari paradizo ntoya ntago muri paradizo habamo induru. Ikintu rero gisenya umuryango nyirizina ndumva ntanarenze ibyo ngibyo. Ni uruhe ruhare njye ntabwo ushobora kumbwira ngo wowe kanaka wansenyera uvuga ngo wenda Satani yansenyera sibyo. Njye mbanye n'umugabo ntabwo ushobora kumbwira ngo kanaka yaransenyeye. Iyo ngitegereje neza nsanga atari we wansenyeye. Nasenyewe n'amarangamutima yanjye ntabwo nasenyewe na kanaka. Amarangamutima yagusenyera ate? Urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Urugero ngiye kwihiraho kuri kote y'abagore cyane tugira ibintu navuga ngo by'intege nkeya. Umuntu ashobora kujya kumakeya genda urahaha unsigira 5 n'urugero uriya akajyamo ibihumbi 10 kandi namwemereye ya marangamutima yanjye yamwemereye. Akatangira no kugaragaza uburyo kitari mwiza, agatangira kuvuga kuri igisambo, agatangira kugaragaza ko utankunda uyu muntu kuko namuhaye amatwi amarangamutima yanjye na za ntege nkeya akazitwara. Icyo gihe nshobora gusenya bitewe n'ako kantu konyine k'amafuti ko kutanyurwa n'uwo mwashakanye. Ikintu gisenya umuryango kubashakanye narakivuze ni ukutubahana no kutaganira. Burya baravanga ukuri gushira mu biganiro kandi kuganira ntabwo ari ugusakuza. Oya kuganira ni neza mu rugo ni ubugwaneza. Ni ukuvuga ngo iyo uvugana ubugwaneza urugo rubaho. Rero buriya urugo rusenywa no kutaganira neza, rusenywa no gusuzugurana, rusenywa no kutubahana. Nicyo kintu gisenya urugo, gisenya umuryango nyirizina kuko narabibonye n'abakene babana neza. Ntazagira umbeshya ngo ni amafaranga cyangwa n'ubushobozi bwabuze. Ahubwo hari n'igihe n'umurengwe usenya umuryango. Se nta bantu bakira bamara kugera iyo bajya ukumva ngo baratandukanye cyangwa se bari kudivorsa. Mbere bakira abakene ni bari kudivorsa ngo bagabane iki 50% ko nta yari hari ntacyo bari bariho. Ariko iyo bamaze kugera ku rwego rwo hejuru barasenya kuko ubwo bushobozi buba bwamaze kugaragara. Rero nta wundi muntu usenya ingo nshuti yanjye bavandimwe
muzanitegereze n'abatandukanye muzabibona. Icyambere gisenya urugo ni Satani, kuko niwe wimana ibyishimo, ariko muri Yesu hari ibyishimo. Nufata Yesu ukamutunga muri saro yawe, ukamutunga mu cyumba, mu gikona, ahantu hose ukandagira, no mu mutima hakaba arimo, urugo ntabwo ruzigera rusenyuka. Umuntu ashobora kwibaza ngo niki gituma uyu mugore akunda gushaka kurahura amakeya yo hanze iye kuki bitamunyuze? Urakoze cyane. Kuki atakwakira ibyo asanze mu gihe yahisemo akisanga byaragenze kuko uba wafashe igihe cya fiyasaye, uhitamo umuntu, uramwishimira, umujyana mu rukiko, ufata ku ibendera, umuvana ku ibendera, umujyana mu rusengero, barambura Bibiliya, barakubwira ati fukana n'uwo muntu, murapfukamanye, barakubwiye bati mukureho agatimba urebe niba ari we, mbere yuko tubasudira tukababwira ngo mugire gute, urakanuye uravuga ati uyu muntu niwe, barakubaje ati Shadi yareba mu maso, urabona uyu muntu ari we, uravuga ati n'uyu rwose Imana yari yarambwiye. Nyuma agatima karehareha gatekereza izindi keya mugakura hehe? Akambere nagaturuka kuri Satani nakubwiye. Nshobora kuba mbanye nawe gutya ariko ntukajye umubwira ngo uri mwiza, ngo ku ruhande iyo wambaye neza uri mwiza, uri mwiza, wambaye neza, urasa neza, twadukeye tukanjyana. Ikintu kikujyana rero nyirizina ntabwo uriya muntu aba akijijwe. Icyo ni icyambere. Aba yitwa umukristo ariko atari uwa Kristo, kuko uwa Kristo amesa kamwe, umeshe kamwe. Uzi ko barahira ko umwe bombi baba umubiri umwe, ese umubiri wawe wakwifuza ko ari n'undi wanakubwira ngo umutege amatwi yawe afunze? Ngo uriya muntu rero aba akennye ikintu cyitwa agakiza, kandi agakiza nikagurwa, nta butike ikagira, nta alimentation ikagira. Agakiza ni ubuntu. Rero ujya guhaha ibisaswa, ukagura amatora nziza, ukagura utubati, ukagura intebe, ariko ukibagirwa guhaha agakiza. Nababwira ngo mbere yo kujya guhaha ibishyingiranwa, ibishyingiranwa mubireke mubanze muhaha agakiza. Agakiza baragashaka, ariko Shadiya turagira ngo tumenere ibanga abantu badukurikiye. Yego. Ni iki gituma aba badamu bashaka kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe? Batandaraje. Yego. Ashaka kugira umugabo wa address n'uw'imitungo, ubwo n'uw'imitungo niwe address, akagira n'umugabo ushoboye gutanga keya. Yego. Arabiterwa n'iki? Ese gukura kumaze iki niba umaze kugira imyaka 30? Niba mupenda tuwiri. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wigeze vuga ngo mupenda tuwiri kamoja kari muponyoka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo nakubwiye ngo aba bantu bamaze kubona ko divorce yoroshye kuyibona, bamaze kubona ko nananira nzigendera, ntago baba basenganye nk'abantu bazagumana muri uru rugendo rwo kubaka umuryango. Icyo kintu nicyo cyambere nabanje kunenga. Nukuvuga ngo iyo ugiye gusezerana n'umuntu uvuga ngo nandakaza tuzatandukana, nananira ngiye ntabwo iri ari gereza bizagira, nyamara ashobora kukunanira nawe wamunaniye utabizi. Nukuvuga murananirana mwembi, ntabwo umuntu umwe ntabwo ari unanirana, burya muba mwananiranywe. Nukuvuga ngo rero reka mbanze mvuge kuri aba bakobwa, ariko n'abagabo turabazaho. Nukuvuga ngo aba bakobwa cyangwa se abamama batuma ibi bintu biza kubaho. Nuko nyine wari ukitubwira ibintu bishobora gusenya. Nababwiye ko icyambere navuga ko hari urukundo, kubura urukundo, hari kuba bakundana batari inshuti. Ubushize narabivuze, ushobora kuba ufite urukundo ariko urukundo rutarimo ubushuti. Urukundo n'ubushuti bigomba kugendana. Inshuti nta kintu igukinga, inshuti nta kikubeshya, inshuti ikubwiza ukuri. Niyo mpamvu nshaka kubasomera isomo riri mu Befeso igice cya 25 nkakomeza igice cya 4 umurongo wa 25. Ravuga ngo nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. 26. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Nababaza ngo amazuba arenze nangahe mukirakaranyije nabo mubana? Hari abamaze imyaka myinshi. Ufite inzika ngo yaguciye inyuma, kuba mubabariye ku cyoro bimucyurira. Ufite inzika ngo iki niki nicyabaye. Ayo mazuba ku ijambo ry'Imana ari kuduhugura ngo izuba ntirukarenge tukirakaye, wakwisuzuma ugasanga ko ibyo bintu bihari. Rero icyambere n'urukundo nicyo cyubaka. Iyo udafite urukundo bwo murabishyira mu mbusane. Udafite urukundo
rurasenyuka. Utafite ukuri ngo umuntu wese nabwizanye ukuri mugenze mubwizanye ukuri. Ikindi ni ukunyurwa. Nyurwa nukubayo. Wifata urugo rwanjye ngo urugereranye n'urwawe. Wifata urugo rwa kanaka ngo urugereranye n'urugo rwa. Mwige kunyurwa nuko mubayeho. Mwikora ama competition, mwikora amarushanwa. Ntabwo urugo ari amarushanwa. Yego. Urugo ni ukugenda gahoro bijyanye n'ubushobozi bwanyu. Nimba umwe agenda n'imodoka wowe ukabutega moto nyurwa nabyo. Nimba ugenda n'amaguru bagutera ivumbi nyurwa nabyo. Nyurwa n'ibyo Imana yakugeneye. Yego. Mu by'ukuri gucana inyuma bishobora gutandukanya bashakanye. Icyo ni nacyo cya mbere. Buriya gucana inyuma nicyo cyaha nabonye kigora kikababaza abantu. Umwe muri bo aranabura mu mutima rwose. Kandi nicyo nababwiza n'ukuri icyaha cya mbere Imana yanga n'urunuka. Nubwo bavangu bya byose birangana. Ubusambanyi nicyo cyaha cya mbere cya kabutindi kirimbuye isi. Kandi ubusambanyi buri mu buryo bwinshi. Harimo kuba wahuza umubiri na mugenzi wawe. Harimo nanone kuba nanone wakwikinisha nka biriya. Harimo nanone kuba waheheta. Biri guheheta ku bagore babandi cyangwa ku bagabo babandi ubahehetaho. Ubusambanyi nicyo kintu gisenya umuryango ahubwo ntukijye kure. Ni nacyo Bibiliya yemera. Nicyo yemera. Buri umugabo yanciye inyuma nemeye kujya kuburana na pastor akatudivorce. Ntabwo nemera divorce. Na Bibiliya ntiyemera divorce. Ariko navuze ko divorce ituruka mu marangamutima yacu no kutihanganira ibintu. Buriya ntabwo ubushobozi bwo kwihanganira ibintu tubufite. None se divorce hari igihe abantu bajya banarenganya abantu bashakanye bakadivorce ugasanga itorero rizi ko divorce ari icyaha mu ijambo ry'Imana. None ugasanga umwe wamubangamiye. Hari hakwiye no kubaho urubanza hagati y'itorero n'umuntu. Umuntu yasambanye yenda yananduye virusi itera sida. Ndabana nawe. Cyo ni icyambere. Umuntu yiyandaritse ku karubanda. Ndabana nawe bigende bite. Bisaba ko rero n'aba bantu bari gutandukana itorero naryo rizabyigaho rikareba uwakoze ikosa agahabwa uburenganzira bwo kuba yasezerana. Kubera ko buriya amadivorce aturuka ku busambanyi kenshi. Kuko uzanarebe mu rusengero nta muntu upfa kudivorce hatabayeho n'ikintu cyitwa ubusambanyi. Iyo rero uwo musambanyi yanze kwihana cyangwa se akaba yananyaturira simubabarire, divorce iremerwa n'ijambo ry'Imana. Sibyo? Divorce ni icyaha. Babwiza ukuri. Nugutsindwa. Ni intege nke zanjye nawe wagize. Ariko ubundi twaremeye kubana akaramata. Mbabarira unyumve uwo unkurikiye uteganya gushaka. Mbabarira unyumve uwo unkurikiye ufite urugo. Bana n'umugabo wawe, ubane n'umugore wawe mubwizanye ukuri, muganira, musenga. Igihe cyose mutazigera musenga ntago bizakunda. Reka mbabwire rero isomo riboneka mu Bahebura igice cya 13 umurongo wa 4 ndabandi kubwira impande ebyiri ku mugabo n'umugore, mbwire no ku muntu utarashaka cyangwa se babandi batwara abagore babandi cyangwa se babandi batwara abagabo babandi ikijambo ry'Imana rivuga. Haranditswe ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo nahaweho kwisuzuma ese wa mugabo we nimba ugirira ari ukararikira umugore utari wawe ntabwo ijambo ry'Imana rizaguhana. Ese wa mugore we nimba wumva umubiri wawe ari uw'umugabo mwembi ngo mwasezeranye kuba umubiri umwe urashaka gutanga urugingo rw'umugabo wawe kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ko Imana izabaciraho iteka. Nyamara rero ngewe nakwirinda urubanza kuruta kuba nakwifuza kurimbuka cyangwa se kubazwa mu rukiko rw'Imana. Urukiko rw'Imana ntago rubera. Nawe ubizi neza ko uhanirwa icyaha wakoze. Rero ubusambanyi ni icyaha cy'urunuka cy'umwanda Imana yanga. Imana yanga ubusambanyi, Imana yanga ubuhehesi, Imana yanga ibishushanyo, Imana yanga ibinyoma. Ntabwo waba uri umusambanyi ukajya muri rogi runaka ngo umuntu ntakureba ukagaruka ukabeshya umugore ngo sheri nyamara wamaze kuva muri rogi wamuciye inyuma wakoze icyaha kibi. Ese wibagiwe ko ijisho ry'Imana burya muri rogi ryakurebaga? Kamera zo mwijuru zirafata, dore ndi kuri kamera nizo mwijuru aho muba muri zimwe mutekereza ko mwikingiranye mu rwengorerana ahantu hatagaragara. Hariyo kamera yawe, hariyo kamera yawe. Nimba ijambo tuvuga tuzaribazwa ku munsi w'amateka ngo ijambo ryanjye niryo rizansindishiriza kandi ngo n'ijambo ryanjye niryo rizansindisha. Muri Matayo
igice cya 12 umurongo wa 36 na 37 haravuga ngo amagambo y'imfabusa abantu bavuga. Mbonera no kubwira bavuga butumwa haruguru twavuzeho. Urimo uravuga amagambo y'imfabusa kandi ufite ijambo ry'Imana. Ngo ijambo ry'imfabusa abantu bavuga ngo bazaribaza ku munsi w'urubanza. Ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Usome muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 35 n'uwa 36. Nahange nawe rero kumenya amagambo tuvuga. Kubashakanye rero amagambo y'umujinya ntakabe muri mwe. Kandi ni munarakarana izuba ntirukarenge mukirakaye. Murebe ko mutazakandigira abadayimoni. Mwaretse kubabererekera koko. Uziko babaseka barabamwaza. Mariage ikaba imfabusa, ikirori mwakoze kikabusa, bakabasekera. Uzarebe mwatandukanye cyangwa muri gushwana, baragenda babivuga. Ikindi kubashakanye kugira ibanga. Nimba mfitanye ikibazo n'umugabo wanjye, ntabwo ari byiza kubwira umubesto wawe, inshuti yawe, ngo ibyo muri gupfa n'umugabo. Uburi guha amakuru Satani. Inshuti ni hari umugabo hari n'inshuti. Ubwo ngubwo abantu babiri nibo bikemurira ibibazo ubundi. Iyo mwamaze kubibwira abanyoko bukwe, baso bukwe, bamwe mwashyingiranywe muba muri kwitaranga. Satani ahitagarura regioni y'abadayimoni baraza bagafatanya nabo kubasenyera ahubwo. Kuko ahita kuvuga ngo reka ishyano, reka ingegera. Iyo uvuze ngo reka ishyano, reka ingegera, abakumuni akongera imbaraga. Nyamara buriya baca umugani ngo ugira usenyurwa umutiza umuhoro. Ni ukuvuga ngo rero nahawe kwisuzuma. Nimba uri gushwana n'umugore wawe, nimba ushwana n'umugabo wawe, ni ibyanyu mwenyine n'abana ntibakwiriye no kubimenya. Ni mu biganireho. Nimba umwe yatatswe n'ubusambanyi, muhuguza ubugwaneza. Nimba byanze muha igihe, muha umwanya. Kera wajya kubona ko abantu bahukanaga bagasubirana bagasazana. Hari ibintu byitwa distance, kandi distance y'ibanga. Mubanze mugerageze mugira ibanga. Kutagira ibanga nibyo biri gutuma musenya imiryango. Kumva ngo kana karadivurushije ngo kubera ko afite miliyoni 50 nanjye ndabona 25 mbeho nure habeho. Ariko se abana banyu ese we nta cyashobona ufite ku rugo rwakunaniye? Nanjye ubwanjye bibabwira suko rwananiye. Nuko igihe cyanjye kitaragera. Sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba ubana n'umugabo udakijijwe, ngewe nshaka gukizwa, ntago najya kwishyira misaraba y'intambara ndeba. None se ntiwazamubwiriza agakizwa? Yakizwa n'ubundi bari kwiga Bibiliya bakizwa, barakizwa abantu twagiye tumenyana barakizwa. N'uwa mbere yarabatijwe. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese kuri iyi si abere icyitegerezo mugenzi we. Ikintu ngaya ni abantu basezerana bakijijwe, babizi neza ko bafite Yesu, barangiza bakamurambika. Hari akantu wenda nagombaga kuza kukubaza, wenda nubwo igihe cyacu kirimo gisa naho kigenda kigera ku musozo. Nibazaga ngo mu ndahiro turahira mu rusengero habamo ijambo rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ariko mu byo warutubwiye numvaga hari akarembo warushyizemo kashobora gutuma umuntu acomokokamo ka cyacyaha. Yego. Cyo cy'ubusambanyi. Noneho nkibaza ngo ese impano yo kwihangana yakora akazi ryari? Urakoze. Ni ukuvuga ngo turahira kuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Uriya muntu rero hari igihe aba yarapfuye ahagaze. Uba ugomba kugerageza kumugarura. Sibyo? Hari igihe umuntu akora ibyaha ukabona ko agushaka akamunani. Buri abagore bazi kwihangana cyane nuko mutabizi. Buri abagore bihanganira abagabo kuruta uko umugabo yakwihanganira umugore. Umugabo ashobora gusambana, umugore akamwihanganira. Ariko nta mugabo nabonye wapfa kubabarira umugore, ni baki. Uregereranyije kuri percentage, kuri purusa z'abantu. Rero nimba twarasezeranye gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, ari amasezerano ukajya kumva ngo mugiye kudivorce, icyambere mwumve ko indahiro yabananiye. Nyine yabananiye. Mwatsinzwe. Nimba mwatsinzwe rero mukaba mwanani, ubundi ikintu cyitwa kwihangana. Kwihangana bundi ntago bigira iherezo. Wari wajya mu rukiko bari gutandukanya abashakanye? Nagiyeyo. Ariko hari aho nagiye umugabo n'umugore barasubirana. Nigeze ahubwo ngiye nsanga divorce, bari muri divorce. Ngiye mu rukiko nsanga bari muri divorce. Umugabo ngo yari yanze kuba bari umugore amufasha asambana. Umwuka w'Imana nkoreramo arambwira ngo genda umubaze nimba watarasambana.
urumva ati imagine ko bwari ubwa mbere mubonye mushyira ku ruhande ndamubwira ni njye Imana yakuntumyeho irimo iravugana nanjye iki kintu kuri gushinja umugore ngo sinamubabarira ngo bimeze gutya na gutya usambanye kangahe ngo ariko ngo njye ntabwo yamfashe urumva ndamubwira ni rero nimba uzi ko wasambanye mubabarire kuko arimo aragusaba imbabazi bare abana bagera muri 3 mukeneye kubarira muri umuntu umwe Satani yarabaziye uzi impamvu buriya yanasambanye ni igihe Imana agira ngo ikwereke ko nawe uri umusambanyi nawe yabikora mwese muri abasambanyi nimwongere mwihane arangiza arambwira atari kuzi ko ibi bintu ari byo ndamubwira mubabarire kuko buriya kuva nuna mubabarira muzubaka ubu nibwo mugiye kubaka urugo rukanubakika arambwira ngo nari mbyemeye ngo ariko ngo abantu barabibonye ngo kandi ngo n'abaturanyi barabimenye niki ndamubwira ngo nimba ufite ipfunwe by'abana b'abantu ntugire ipfunwe z'ibyaha byawe urimo uraruhira ubusa byanarutuga ukagurisha icyo gipangu ukajya kubibugesera aho batakuzi ntaho kugira ngo uvuge ngo abana b'abantu ntituzigira tubanezeza tukiri muri iyi si na rimwe kandi abo bana b'abantu nabo bakora ibyaha ibyiza rero ukora ibikurimo witsindwa ngize Imana umwuka wera mukoreramo aragenda arasinyuza ariko Imana urumva ko Imana yakoze ikintu gikomeye mu by'ukuri rero njya kuvuga ngo ngiye gukorera Imana neza nuko nasanze ndi umuntu w'umumaro muri uru rugendo kandi nanjye ndabirinda abandeba Satani abandeba ariki ndabirinda ngomba kubirinda ibirindiro byanyu nkahora nshikamye kubirindira y'Imana kandi Imana ikaguha rero nibagire kwihangana gukomeye kandi bashikame ku mwami Yesu bayoborwe n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana. Iki kiganiro turimo tuvuga haba harimo no kuba abantu bashobora no kuganira dufite kuba abantu dukwiye gusengera abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana amaze iminsi numva babataka bavuga ko umwe yashenye urugo rwa mugenzi w'undi ariko sishaka kuvugaho nk'umushinja nubwo ndashaka kuvugaho kuvuga ko dukwiriye kubasengera kuko ni Satani ishobora kubataka kuko abo bantu bakorera Imana neza ariko Satani abyihishamo agashaka araprofita ahita profita niba warabyumvise nizeye none se amarogi nta hari n'amahoteli ntibirirwa basambana se hari uwasohokamo ngo umuvuge se kuko ni wa Satani nyine nta n'ipfunwe bibatera ariko umukristo umuntu uvuga Imana neza umuntu ukorera Imana asambanya imisozi yose irabimenya ni ukuvuga ngo Satani ahita profita ku gufata za karumbeti vuvuzera zose zikavuga inyoni z'inyombya n'ibishwi n'ibisiga byose bikavuga kugira ngo abantu babimenye rero ntabwo biri ari ibintu byabo kuko ntabwo bashinzwe guca imanza nimba umuntu yaranaguye no mu cyaha ntabwo uzaho yihaniye icyo ni icya kabiri navuga ikindi ubu urimo urasenya umurimo yubatse kandi uriya murimo usanga akenshi yarakoreshejwe na Kristo ntabwo rero wapfa kumushobora burya ushaka kugira ngo uri kumusebya ngo turamwanga ahubwo tukamukunda cyane ushaka kugira ngo uri kumuvuga ahubwo n'utari umuza akamumenyera icyo ukaba uri kumwamamaza uri gratuit kwamamaza barishura wowe urimo uramwamamaza gratuit ni ukuvuga ngo rero Zaburi 37 umurongo wa mbere haravuga ngo ntuhagarike umutima n'abakora ibyaha kandi ntugirire ishyari abakiranirwa kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi buzuma nk'igisambu kibisi ntabwo rero ugomba guhagarika umutima n'abakora ibyaha umuntu wese ukora ibyaha ashinja ibinyoma mugenzi we nyamara ngiye namaze kubona mwene data yakoze icyaha ndamuririra nkamugirira impuhwe n'imbabazi nkamusabira ambwani muri urugendo garukira aho ngaho tekereza rero kubivuga babyishimiye babicuranga urumva ko ni ibintu bisebetse uyu murimo w'Imana rero nuwo gusengerwa kandi nawe uri wahagamagawe wahawe mikrofone rinda agakiza kawe rinda umwambaro wambaye uko n'uw'agaciro Satani yakunyaga umuntu afite zahabu abantu bambara amaherena ya zahabu n'amashene bataha kare n'isaha utaha kare kuko uba ufite zahabu nawe rero rinda zahabu Imana yakwambitse rinda agakiza kawe neza ikindi nababwira ntibakajye bajya kwisobanura bajye bareka nta mvura idahita iyo ugiye kwisobanura wisobanya urumva
ntibakisibane bajye babareka bavuge birangire, twebwe dukomeje umurimo kandi turakataje. Ese we ubundi umuntu waguye akajya mu byondo turakwiriye kuvuga ngo uriya muntu yaguye mu byondo cyadukwiye kumubwira ngo dore amazi karaba? Oya, iriya ni gahunda ya propagande satanike iriho yo kurwanya abana b'Imana. Nahanjye nawe rero kubasengera none no kubakunda cyane. Mu gihe cyo kumva wakagombye kubanga bakunde cyane, ahubwo kuko urukundo nirwo tuzabazwa n'Imana, ntago tuzabazwa imirimo ijyanwa n'urukundo. Udafite urukundo ntacyo uvuze imbere ya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana akunze isi cyane itanga umwana wayo, n'ubu iracyadukunda, inatwigisha urukundo. Rero nitutaremeka mu rukundo ngo imimerere yacu biri mu rukundo, ntacyo twaba tuvuga kuri iyi si. Icyo cyo kirasobanutse. Yatwerekera ku musozo, dushobora gusenga kandi birumvikanye Imana ikoze ikintu gikomeye mu mitima y'abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro Imboni y'Umuhanuzi. Mbere rero ko twinjira ku musozo, hari abantu bashobora kwifuza ko wabasengera. Yego, hari abantu bashaka kuba barwaye, hari abantu bari mu bihombo, hari abantu babuze uko bishyura amadeni bafite umutima wa kimuntu, hari abantu bananijwe n'indwara nyinshi zitandukanye, harimo nabo babwiye ngo nizizakira nyamara indwara zirakira. Abo bantu nababwira ngo bagire kwizera. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 8 haranditswe ngo Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari. Yesu wahagurutsaga ibirema yakunamura, wewe va mu byaha wihane. Yesu wakizaga indwara yagukiza indwara, wowe ihana uve mu byaha. Hari abantu barwaye indwara zidakira nyamara zikira kubera ko bananiwe kubabarira. Tanga imbabazi mu mutima wawe, wumve ko hari umuntu wagiriye inzika umubabarire. Numara kubabarira uwo muntu, Yesu araza kunamure ku ndwara ufite. Hari abantu bafite ibibazo byinshi bigoye, wakwibaza uti nawe wese uvuga ntufite ibibazo byose nagira, mfite Yesu, burya mbafite byose. Nahaho kugira ngo wegurire Yesu umubiri wawe, Yesu akugirire neza. Reka dusenga Imana. Witeka Mana nziza, uri Imana ikora imirimo ikagaragara, uri uwera, ufite imbaraga nyinshi, ubasha gukura umuntu hasi ukamuzamura ukamushyira hejuru. Reka ugirire neza abantu badukurikiye, abantu bose ubaha umugisha wawe, uburyo ibumoso imbere n'inyuma ubagendeho. Reka uganze ku buzima bwabo, ukize indwara mu izina rya Yesu Kristo. Reka unanize ibyabananizaga byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibabeho, ubushake bwawe bubaho, gukomera kwawe kubabeho, kuko uri umurengezi Imana, tutagufite ntacyo twabasha kugeraho. Tugirire neza rero, kandi uwo muri inguma z'abantu bafite agahinda gakabije, uwo muri inguma z'aba bagore baciye inyuma ntibabashe kubabarira, uwo muri inguma z'aba bagore basuzuguwe n'abagabo babagize abantu badafite agaciro, uwo muri inguma z'aba bagabo bari gusenyerwa ingo, uwo muri inguma Satani arimo aragenda yomeka ku bantu, mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zibabeho. Nyemerera rero nanjye uri gukora iri vuga butumwa, ukomeze kushyiraho igikundiro cyawe, imbaraga n'amavuta bibe kuri jye, Mwuka Wera agendane nanjye aho ngenda hose. Kandi ndasengera iri rembo ryera Mwami, rikomeze ribe irembo ryera rijyana abantu ku bugingo, mu izina rya Yesu Kristo rihabwa umugisha nawe. Urakoze kuko uri uwera, urakoze ko nta yindi Mana ihwanye nawe, mu izina rya Yesu. Amen.